Yasakaye nkabaga nkingi ugiyemo akavura kari kugwa ugasanga imvura kukunyagira witume neza. Ubwiherero budasakaye ndetse n'ibiti babutindishije ugasanga bidahagije, kuko ugiye mu bwiherero abarebamwe imbere nibwo bwiherero imwe mu miryango ituye mu mudugudu wa Karambi mu murenge wa Gacaca mu kagari ka Karwasa ho mu karere ka Musanze yihereramo. Ni mu gihe amazu y'imwe muri iyo miryango usanga asakaye ndetse anateye umucanga. Mwese ubwiherero kugira ubwiherero budasakaye none weho waba ufite amikoro ukagira ubwiherero budasakaye. Ese nk'ubu n'urugero nk'ubu wenda ntuye hano ni mu kibaya, nta gitari ngiyaga wenda ngo natemana ico giti ngo nubake neza, n'amafaranga kuyabona ni ikibazo. Ubwo rero leta wenda idufashije ukajya duha nk'ako gati kaduha wenda n'akabati tugasakara. Ariko mba mbona inzu mubamo yo imeze neza. Ubuye ni inzu uko mwita ku nzu se bwo no ubona atari igisaragati, hari abafite zimeze neza abantu no baresha kandi no wagira inzu imeze neza ngo ugire ubwiherero bubi. Twabuze ubushobozi gute ne bitewe n'ubukene, hari igihe uba ufite urukumva koko byakorwa ariko ubukene bukanga ubwo tukarekera iyo nyine. Kandi mbona inzu mwarayubatse mukayisiga neza, ubwo se ubwiherero nibwo bwananiranye. Hari igihe nyine ubushobozi buba bwarangiriye hano, ese irakoze inzu kubaka birashiraga ntago ubwo nyine uko bimeze nuko byagenze nyine nta kundi. Nubwo iyi miryango ivuga ko ubushobozi bwabuze kugira ngo irangize kubaka ubu bwiherero, ngo ni kwingaruka ziterwa no kuba ubwiherero budasakaye ndetse bukaba bunarangaye zikomeza kubageraho, zirimo kurwaza inzoka abana babo ndetse n'ibyo biherereye ugasanga bibagarukira. Nk'iyo mundeba nk'iyi imvura iri kugwa hari igihe uja muri wese ugasanga kunyagirirwamo, kwituma y'amazi ari muri wese agahita agutarukiraho kubera uba nyine witumyemo. Yasakaye nkabaga nkingi ugiyemo akavura kari kugwa ugasanga imvura kukunyagira witume neza. Ingaruka zo ntozabura ari bihabaga rigiye bizanye nk'inzoka ugasanga mbese naho bimeze neza kubera biba birangaye. Iyo kureba mu mwanda se n'ubundi ubago umeze neza weho nuko umuntu yagira. Nta gihe mwigeze ku nk'abana bakarwara nk'inzoka cyane abandi bitewe n'ubwiherero? Ego nubu inzoka zo ntago zabura n'ubu barazifite. Wagiye kwa muganga bazaba barazirwaye? Inzoka ntago zabura. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Nsengimana Claudie umuyobozi w'aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko aba baturage niba batarubakiwe ubu bwiherero nka leta nk'abatishoboye bakwiye gukomeza kwishakamo ibisubizo kugira ngo barangize ubwiherero batangiye. Twabashishikariza rero rwose gukora ibishoboka nabo bakagira ubwiherero bahesha icyubahiro. Ibyo bibazo bindi cyangwa se aho bagereje bagakomerezaho ya gahunda nanjye wenda mu kwezi kumwe nzakora ibishoboka byose mbe nawe usakaye, ariko niba atari muri gahunda ya leta yo kumwubakira ubwiherero, ntekereza ko ibyo byazigwaho bikanarebwa, ariko inama natanga nuko yabikora akabirangiza. Muri rusange imiryango 5 yo muri uyu murenge wa Gacaca twasanze yiherera mu bwiherero budasakaye ndetse n'ibiti babutindishije ugasanga bidahagije, kuko wiherera ureba mu bwiherero amazi iyo miryango ituyemo usanga asakaye ndetse anateye umucanga. Ku rundi ruhande aba bataka kutagira ubwiherero usanga hari andi mazu bari kubaka bigaragara ko batabuze ubushobozi bwo kurangiza ubwiherero. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.